twongeye kubakira kuri Anne TV show tukaba twakiriye undi mubyeyi ahangaha tukaba tumuhaye ikaze kuri Anne TV show. Muraho neza? Muraho. Banyita Gatete Jean Bosco, haravukiye mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Nyiramatungo. Umurenge ubwo ni wa Nyamata, akagari ka Nyiramatungo. Umudugudu Nyiramatungo. Bashe gushimira Perezida w'igihugu ko yankuye mu rufunzo hano Kabagore. N'ubu ngubu mpagaze niwe. Hani mpagaze zijya kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ndamushimira. Isaha n'isaha yangiriye neza. Sinzigira ntibagirwa. Ibijyanye nuko tubana hano biratandukanye ku mazu badufatanyije. Wenda mbere yuko tujya mbere tukwakiriye ahangaha dusanze uri kumwe n'aba bavandimwe, kugira ngo tubanze tumenye se batubwiye ko amazina ari Gatete Jean Bosco. Gatete Jean Bosco ni muntu ki? No njewe umuntu ndi wari we. Ese urubatse? Narubakiwe. Kubaka no kuvuga ngo ufite umugore, ufite abana. Kubakirwa kwanjye rero shimira nyakubahwa Perezida w'u Rwanda nabaye umupfakazi. Ese ufite umugore cyangwa ufite abana? Byagenze gute? Je nahuye n'ikibazo napakara ni mutoya. Umugore arapfa tubyanye abana batatu. Umwe imfura yanjye nawe sapfa, sigaranye abana babiri barerwa ku gasozi. Mba hano ndi umuntu umwe ariko mbana n'abavandimwe banjye turanye hano. Uko mbona aya mazu arane tubana neza. Amwanduranya n'undi. Ariko ikintu ngiye gushimira cyane kibaho mw'isi ya Nyagasani, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mubyeyi mwiza bankuye mu rufunzo hepfo mu Kabagore aho muri aha mu turebera hano. Icyo kintu cyonyine kuba ntarapfuye ni wowe, kuba ntuye ahangaha ni wowe. Nubwo nahuye n'ibibazo ndi muto ntabwo ari wowe wabinteye, ariko nyakubahwa Perezida w'u Rwanda nzakubaha kugeza igihe cyose kizabaho cyose. Murakoze. Watubwiye yuko wari ufite umugore se yitabye Imana ryari? Amaze imyaka 7 asinziriye. Yasinziriye. Imfura ye yapfuye mu kwezi kwa gatanu kuri mu kwashize. Yapfuye afite imyaka 16. Ubu nsigaranye abana babiri. Umwe ari Kigali. Ariko mfite na mama umudugudu harugura. Agakurikira nkaka uyu amukuru we yarutani nka mukuru. Abana nyirakuru mbangiye nyine hano. Ariko shimira kuba yarankuye mu rufunzo byonyine. Kandi no akampa aho ndyama. Akaba mfite ibitekerezo byiza byo kubana n'abaturage banje neza nkuko nanjye bambanira neza. Icyo kintu cyonyine kirampagije. Kandi ku ishuri umwana wanje ariga cya kabiri cyongeraho ndamusaba ubwe azadufashe azadusure mu murenge wa Nyamata mu kagari ka Kayumba umudugudu wa Nyamatungo. Azaza rebe Akabagore yadukuyemo. Iki kintu kishimye. Ikindi cya kabiri nongeraho abaturanyi banje rero n'abana beza ni beza, ndanabashima iyo ndwaye nk'umuntu wa wenyine mu nzu. Baraza bati waramutse nta mpagarara. Ese ko nabuze amaso akayama bavuye ku mugezi Nyagaho cyangwa se mu mudugudu cyo. Ariko icyo mbashimira pe kuba mutwibutse byonyine iyi radio mutubwire Perezida w'igihugu turagukunda kuko wagirira abantu nyarwanda neza. Nta n'umuntu uzabona ukorera igihugu nkawe. None se abana ntago bajya baza kugusura nk'uwo nguwo i Kigali? Umwana nawe aracyarerwa. Arerwa na se wabo.
uburyo byo kumfasha babona ko ntabishoboye kumbarira. hanyuma imiryango se ufite ku ruhande bo ntibajya bagusura nimba abana batagusura? Umuryango umwana wawe iyo amufite kenshi na kenshi mujya mubimenya namwe muri abantu. Umwana yakosomye amakaye, umwana yoza isabune, umwana agiye ku ishuri, uwo muntu wamubaza iki? Kandi umwana ntaragira aho agera. Urumva ni uburyo kumfasha nta kundi babigenza. Ariko mfite abaturanyi banjye, harimo uyu mukecuru Pisi na Kigugu n'umusaza Karake. Nyamabwi ndarwaye barabimenya. Aya mazi yo gukaraba barayama. Ubwo ngiye abavandimwe banjye n'umva mfite nabo ndi kumwe nabo kumbanye neza umutekano. Uko ntafite uwo mutekano nawe wawe na perezida w'igihugu ntawo nabona. Niyo mpamvu nshimira perezida w'igihugu. Murakoze. None se uri kutubwira yuko ari bo baguha amazi kandi ndacyabona rwose ufitemo akabaraga ku buryo wajya kwishakira amazi. Njyewe nkuko bayama nanjye iyo bananiwe ndagenda nkavoma amazi nkayabazanira. Nimba ananiwe kuba yafata iriya nsina kuyicira kugira ngo ize n'igitoki turye twese nkayifata nkayitera cyangwa se nkanayicira ikakura ikabaho neza. Niyo mpamvu nshimira abaturage banjye mbana nabo. Ubwo ni ukuvuga ngo ibijyanye no kurya se bwo ubaho gute? Ibintu bijyanye no kurya, ibintu bijyanye kurya mbigusobanurire. Ushobora guteka rimwe na rimwe kuko ntago wabaho udateka. Iyo ntetse Pisi ndamuhamagara, nyamara natetse tukicara tukarya. Kigugu watetse ko natetse jewe tukicara tukarya. Ko yabibonye nanjye nabibonye. Noneho igihe ntabashije kubikora nanjye ndaza nkabwira mwiriwe ko nshonje bakamba. Hari izina twumvishe hano ngo babise cyangwa wenda babitirira. Babyise cyabiteye iryo zina wakongera ukaritwibutsa. Batwise impamvu tujya guhabwa aya mazu bwa mbere tubwibutse Chairman nawe twabaje mu mutima wacu. Ubatse aya mazu ubona ko arameze nabi. Bavuze yuko badahembwa biva ku bafundi ko bagiye kubakira abamirabusa bambe abadafite kwitwa umumirabusa byatutse kuki kuvuga ngo ntibahembwa. Ababubakiye ntago bahembwaga. Ntibahembwaga abafundi. Abafundi nta bafundi niho byatangiye kuko umufundi nibo wabivuze avuga atari kubundi genda korera iki ko ntabona amafaranga yanjye kuwa gatandatu ubwo bahembwaga ikindi kimwe kikaza. Noneho bishwe n'inzara, bishwe n'inzara basobanura ko ni mu mirabusa. Ariko mu mudugudu twebwe bwacu twaje kubivuga mu nteko y'abaturage. Turavuga twebwe ntabwo turi abamirabusa tuvuze kwikorera kandi na perezida wacu aratureba. Umudugudu wacu yitwa Icyizere 14. Niko bitwa Icyizere 14 mubwire se nyine. Bamwita Icyizere. Umudugudu mwebwe mwitwa Icyizere 14. Ariko bo bakabita abamirabusa. Ese iyo babikwise wumva umeze ute ku mutima? Mbasha kubyihanganira ahubwo nkashakisha ubushuti bwanjye nabo ndi kumwe nabo banyita izina ryabo tugafashanya. Murakoze. Abari hanze yaho ngiye nkabihorera ntacyo babimbwiye. Ariko bo mubasha kubana inyuma y'iryo zina mu bundi buzima busanzwe. Ariko icyo nkeneye nuko icyo kintu mwagisaba kikavaho kuko ubwacu abamirabusa nkuko babitwita twebwe turakundana. Kandi dukunda perezida wacu w'igihugu cyacu. Niwe wadutuje aha. Hanyuma turi kujya ku musozo, twerekera ku musozo. Niki wabwira abakurikiye Ane TV show? Icyo nabasha kubabwira shimira radiyo yaje kureba aha hantu. Aricyo nababwiraga twasabaga nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu tuzamusaba n'ubundi nta n'icyo ataduhaye. Tumusaba ko azaza kureba turi kandi akadufasha nk'umubyeyi nk'uko yadufashije. Murakoze. Urakoze cyane nawe.